hano dufite anti-block y'ubwoko bwa mbere, iyi bayita glass. Urayibona ni ya anti-block ibiriho igifuniko cy'intare. Ni ya anti-block ibiriho igishishwa cy'intare, iyi bayita glass. Iyi anti-block nubwo uyibona gutya, iyi anti-block ni za zindi zitari fime. Iyi ni ya anti-block isanzwe itari fime, ndayigarukaho mu kanya. Urabona hano dufite indi anti-block bayita tempered glass. Urabona iyi ni ubundi bwoko bwa anti-block, nayo ndaza kuyifungura. Iyi ni anti-block igira urugori ku ruhande, iyi bayita igira nyine urugori ku ruhande, nayo ndaza kuyivugaho mu kanya, ndaza kuyifungura nyuma. Urabona hari n'indi iyi twita privacy. Iyi anti-block niyo ya fime, iyi anti-block bayita super glass, iyi ni ya fime, iyi ni privacy. Kandi nkakubwira n'impamvu udakwiye kuzasubiza anti-block ya plastique kuri telefone yawe, kirazira rwose. Hano hakaza indi bita metal glass. Urabona iyi ni anti-block nayo igira urugori ku ruhande ariko rw'icyuma. Iyi igira urugori ku ruhande rw'icyuma, iboneka mu moko yose ya telefone. Kandi buri anti-block ngiye kugenda nkubwira imikorere yayo n'ubwiza n'ibibi bishobora guteza ibibazo kuri telefone yawe. Wowe ukurikirana hafi rwose, dukurikirane hano ku Isomo Tech, ukore sub, ukore follow, ndetse ukore utange na comment. Muri make ujye mu bitekerezo wandike utubwire nicyo twazakubwiraho ubutaha. Reka duhere ko iyi anti-block ya privacy. Iyi bayita privacy, iyi ni anti-block ya fime. Iyi ni za anti-block za fime, urayibona rwose na anti-block ya fime. Reka nyikuremo uyirebe. Iyi anti-block ndakubwira impamvu bayigize fime, nkubwira impamvu imeze gutya. Dore ngiyi urayibona. Iyi anti-block ni fime. Kuba ari fime ariko ntabwo bisobanuye yuko ari nziza cyane kuri telefone ku rwego ruri hejuru. Iyi anti-block ikintu ishinzwe ni kwa kundi uba uri kwandika, umuntu uri ku ruhande akaba atabasha kubona ibyo uri kwandika. Iyi anti-block bayita privacy, ni imwe ya fime ariko nubwo ari fime ntabwo ari imwe ya plastique. Iyi anti-block ni nziza ku bijyanye no kuba wahisha ibintu uri kwandika, ni nziza ku bijyanye no kuba yakwerekana ubwiza bwa screen. Ariko iyi anti-block defo igira n'imwe. Iyi anti-block defo igira n'imwe. Dore iyi defo y'iyi anti-block, iyi anti-block nta ngufu igira ya glue. Iyi anti-block ifata gakeya gashoboka, ntabwo igira ingufu. Iyi anti-block bayita metal glass. Iyi anti-block nubwo uyibona gutya irakomera pe, ariko iyi anti-block nujyana telefone yawe nziza waguze iguhenze ukagenda bakagushyiriraho ubu bwoko bw'iya anti-block bita metal glass. Iyi anti-block uko uyibona gutya, reka tuyihambure. Iyi dore ngiyi, iyi anti-block nubwo ubona ari nziza gutya ishininga, ariko iyi anti-block ifite defo imwe. Defo ya mbere y'iyi anti-block, iyi anti-block imena ikirahure mu cyimbo cyo kuyirinda telefone. Iyi anti-block urabona ifite urugori ku ruhande rw'icyuma, iki ni icyuma. Rero iyo telefone yikubise hasi, iki cyuma kiri ku ruhande ubona cyuri ku muzenguruko gishobora kuba cyateza ibibazo gikoresheje imbaraga gifite, kikamena screen ya telefone yawe. Iyi anti-block ntuzapfe cyangwa ntuzemere ko bayigushyirira kuri telefone yawe. Iyi bayita metal glass, ni anti-block ifite urugori rw'icyuma ku ruhande. Niba ajya kuyigushyiriraho uzibuke yuko nakubwiye ibibi byayo, ntuzemere ko bayishyira kuri telefone yawe, nyamuneka rwose. Hano niyo mpamvu umuntu wese uba uri hano ku Isomo Tech nta kintu aba ahomba, amenya ibyiza gusa. Noneho reka tuze kuri iyi anti-block. Iyi anti-block bita tempered glass. Iyi anti-block bayita airbags ubundi mu bazizi. Iyi ni anti-block nziza cyane. Iyi anti-block ubona gutya, iyi niyo anti-block nkuru mu anti-block yose uzi. Hera uyu munsi ukureho anti-block wari ufiteho, ubundi ugende ku mucuruzi wese ucuruza ibintu bya electronic, nurangiza umubwira ati ndashaka anti-block bita airbags nabonye ku Isomo Tech. Dore iyi anti-block imwe rukumbi, anti-block ikomera,
antibloke idashobora gutuma telefone yawe imeneka. Iyi antibloke ifite umuzenguruko wa parasitike kandi uyu muzenguruko ntago utuma idahongoka ku ruhande. Iyi ni antibloke y'icyitegererezo kandi iyi antibloke ikubiyemo na fime. Iyi antibloke ikubiyemo na fime kandi ifime yayo ntago iba ishayininga cyane, ifite igikabyo. Iyi antibloke bayita airbags, na telefone itagira antibloke ya airbags. Iyi antibloke ubu uyitegereje neza, ubu uyibonye, iyi niyo antibloke nkuru mu antibloke yose bita airbags. Niba udafite airbags kuri telefone yawe, umenye ko ufiteho antibloke iyo ariyo yose ya pirate cyangwa yateza ibibazo telefone yawe. Iyi bayita airbags. Ikindi hano dusigaranye izindi antibloke z'ubwoko bubiri. Izi antibloke nubwo ari izo zabanje, izi antibloke zifite umwihariko urenze utandukanye n'uw'izindi antibloke nabanje kubereka mbere. Izi ni antibloke zimwe zigura inote y'igihumbi. Iyi antibloke irakomera cyane, iyi antibloke irakomera. Aho itandukaniye na ziriya nuko iyi antibloke nta designer ifite. Izi ni zimwe nyine zigura igihumbi zabanje kuza. Iyi ni antibloke ifite designer nziza cyane yo kuba itaremereye, yo kuba idafite ibikabyo byinshi, kandi antibloke irafata cyane. Iyi antibloke ifite glue ifata cyane ku buryo utabyiyumvisha. Sinzi impamvu ugenda ugashyirishaho antibloke ugasanga yikubise hasi rimwe iramanyaguritse. Iyi antibloke wa muntu we ijya kumanyagurika byaturutse kure, ijya kumanyagurika telefone yamenetse bihagije kabisa. Noneho tukagera na zimwe zabanje kuza, niba muzibuka. Iyi antibloke se wagira amahirwe yo kuyikura he? Ntayo wagira, nta nayo wabona. Iyi antibloke ni antibloke nziza ifata cyane. Iyi antibloke ubyumve ngo irafata papa. Iyi ni antibloke ushobora gushyira kuri telefone, kuyikuraho bikasaba abagabo. Iyi antibloke ni nziza cyane, nubwo zacitse ntizikiboneka bitewe n'izi zagiye zikurikiraho, ariko iyi antibloke nanjye ubwanjye mbashije kuyibona, niyo najya nshyira kuri telefone yanjye kuko irafata. Iyi ni antibloke y'umweru zabanje kuza, ni antibloke nziza cyane. Noneho mberetse amoko ya antibloke yose ahava akagera. Nyamuneka ujye ushyirisha antibloke kuri telefone yawe ubabanje kumenya ese antibloke banshyiriyeho izagera izihe ngaruka, cyangwa izarinda telefone yanjye bingana ute. Niba iyi video ubona hari icyo igufashije, usharinge inshuti zawe zibashe nazo kumenya aya makuru, zibashe kujya zisobanukirwa ati ni iki twakuye ku isomo teke gifasha amatelefone yacu gukomera no kugira ubwirinzi. Murakoze cyane.